habayeho intare yari ikomeye cyane, umwami w'ishyamba yabagamo. Yari intare y'inyembaraga mu buryo budasanzwe. Buri munsi yabyukaga ijya guhiga izindi nyamaswa kugira ngo ihitemo izirya. Yicaga inyamaswa nyinshi cyane ku munsi, ku buryo zatangiye kugabanuka mu ishyamba mu buryo bukomeye. Uko iminsi yashiraga indi gataha rero niko umubare w'inyamaswa wagabanukaga mu buryo budasanzwe. Inyamaswa zindi zatangiye kugira ubwoba nyuma yo kubona ko zitangiye kugabanuka, zirangije zikora inama yo gushakira hamwe umuti w'ikibazo. Nyuma y'inama zafashe umwanzuro wo guhura n'intare, zikayigezaho imyanzuro yavuye mu nama. Intare yagiye kubona ibona inyamaswa zose mu ishyamba ziyisanze ahiba, iratungurwa bikomeye. Intare yarazibonye, irangije isohoka mu ndiri yayo, itangira gutonoma. Irangije ibaza izo nyamaswa iti, ni iki kibazanye hano mwese? Inyamaswa yari iziyoboye ifata ijambo igira iti, uri umwami w'iri shyamba koko, twese turi ibiryo byawe. Uyu munsi ibiryo byawe biteraniye hano bije kugusaba ikintu kimwe gusa. Intare iti, murashaka kunsaba iki? Inyamaswa yari izikuriye iravuga iti, urahiga buri munsi ukica inyamaswa nyinshi, izo wishe zose siko ubasha kuzirya. Twatekereje tuti, aho kugira ngo utwice utumare, turibaza niba nta kuntu twajya twihitamo inyamaswa imwe ikakwigemurira buri munsi nk'ibiryo byawe, nawe ukaruhuka guhora wirukankana n'inyamaswa uzihiga, ndetse natwe tukareka gushira muri rino shyamba, ndetse tukareka gukomeza kubaho mu bwoba, cyane ko nutwica ukatumara uzasigara ntacyo kurya ufite. Intare yumvise ari igitekerezo cyiza, irangije irazibwira iti, ndabyemeye rwose, ariko munsi mwakoze ikosa, ntihagire inyamaswa ingeraho ngo nyirye, nzabica mwese mbamare. Kuva icyo gihe buri munsi inyamaswa imwe yaratoranywaga ikigemurira intare. Intare nayo ntiyongeye kuva mu ndiri, kuko ibiryo byayisangaga mu ndiri yayo. Inyamaswa zatangiye kubaho mu mahoro, zitangira kwiyongera umunsi ku munsi. Umunsi umwe rero urukwavu nirwo rwari rugezweho, rwahiswemo ngo rwigemurire intare. Urukwavu rwaragiye rwinjira mu ndiri y'intare, rugenda rwomboka gahoro, ari nako rutekereza uburyo rwakiza amagara yarwo. Rwegeye imbere gato mu ndiri y'intare, rwahabonye iriba ririmo amazi. Urukwavu rwarebye muri iryo riba rwibonamo. Urabizi ko amazi ameze nk'indorerwamo, iyo yarebyemo ubona ishusho yawe. Urukwavu rero rwahise rubona ko ari umutego rugiye gukoresha rugakiza amagara yarwo. Agakwavu karakomeje kageraho intare iri neza neza, gasanga intare yarakaye kubera ko kari katinze mu nzira, gatekereza uko karokora amagara yako. Intare yarabutswa agakwavu, umujinya yari ifite urazamuka, iratonoma cyane iravuga iti, agakwavu gato gusa, igihe cyose maze ntegereje, none ni wowe wenyine uje koko? Inzara yanjye ihise yikuba kabiri, ntabwo we wabasha kumpembura. Ni ikihe kigoryi cyakohereje koko? Nyuma yo kukuyongobeza ndagenda nica inyamaswa ikohereje nyihe gasopo, n'undi munsi ntizongere. Urukwavu rwahise rupfukama rusaba imbabazi ruti, rwose ntabwo ari amakosa yanjye, ndetse si n'amakosa y'inyamaswa zanyohereje. Batwohereje turi inkwavu 5 ngo tukubere ibiryo, ariko tugeze mu nzira duhura n'indi ntare iraduhagarika. Tuyibwira ko tuje hano ngo tukubere ibiryo nk'umwami wacu. Irangije yica izindi nkwavu 4 irazirya, ngewe irandeka ngo nkuzanire ubutumwa ko kuva uyu munsi atari wowe mwami w'ishyamba, ahubwo iyo ntare ariyo mwami w'ishyamba. Intare yarabyumvise, umujinya urikuba. Urukwavu rubonye intare irakaye cyane, rugobekamo akandi kantu ruti, maze yanavuze ngo izaba umwami w'iri shyamba neza ari uko imaze kukwica, ngo irifuza kurwana nawe ikabanza ikakwica kugira ngo yisanzure mu ishyamba yonyine.
uzi ukuntu byambabaje cyane ivuze gutya. Intare iti njyana aho iyo ntare wayibonye nkwereke, nyereke uburyo ari njye mwami w'iri shyamba. Urukwavu rwahise rujyana intare kuri rya riba ririmo amazi, rubwira intare ruti dore muri iri riba niho iyo ntare iba, ni naho twayisanze. Intare irebye mu iriba yibonamo, ariko ntiyatekereza ko ari yo iri kwireba mu mazi, ahubwo itekereza ko ari ya ntare yayishotoye. Itangira rero gutontoma, iratontoma cyane irikunkumura. Yabikora igahita ibona ishusho mu mazi, nayo yikunkumura itontoma cyane. Intare n'umujinya mwinshi ibirasimbutse ngo ifate ngenzi yayo yabonaga mu mazi ku gakano, ihita igwa mu iriba imira nyeri irapfa. Intare imaze gupfa, urukwavu rwaranezerewe rusubira kureba izindi nyamaswa, rujyanye inkuru nziza ku mwanzi wazo yapfuye. Inyamaswa zose zirahurura ziza kureba ko ari byo koko, zirishima cyane zishimira urukwavu. Isomo ririmo rero nuko buri kibazo cyose uhuye nacyo, mbere yo kugikemuza imbaraga z'umubiri, wajya ubanza ukareba ko utagikemuza ubwenge, cyane ko ubwenge bugikemura burundu, bukagikemura neza kurusha uko imbaraga zabikora. Byaba byiza ukoresheje ubwenge mu gukemura ibizazane uhura nabyo kurusha uko wakoresha imbaraga z'umubiri. Umuntu akubwiye nabi, urirukanwe ku kazi, urarakaye, ufite umujinya, ufite agahinda, banza ukaraga ubwonko mbere yo gukoresha imbaraga.